ariko urukundo kera abanyarwanda bagiraga mbona bizaba inzozi kugira ngo rwongere rubeho, aho umunyarwanda yagendaga akarara ahantu batamubajije umwirondoro, uragira ahantu bakahita bavuga ati jya ku mukuru w'umudugudu bakwandike. Ibyo bintu kera ntabwo byabagaho. Urumva ibintu byo kurebuzanya, ijisho rya rubanda, ijisho ry'umuturanyi, ibyo bintu ntabwo byabagaho rwose. Mu by'ukuri rero keretse se kubana nabi kwacu nibiba hari ikintu bizadiraho bikatugezaho bikatwereka yuko hari ingaruka twese turi guhomba, noneho twese twagera tukisubiraho tukavuga tutireka twigarukemo noneho. Ariko ubundi ugiye kureba usanga nta cyizere ise kibi yadutashyemo. Cyabaye ikaze n'ubundi ni kuri bya biganiro bitandukanye twahuje ibiri mu bakigo online Ukuri Mbona TV. Ubu ngubu ikiganiro tugiye gukora kindi cya kabiri ni ukurebera hamwe inzangano ziba mu banyarwanda. Ese izi nzangano ziba mu banyarwanda kuri kwawe Karasira ni ukuye kushobora gutuma wenda hari bake bumva nubwo abantu bashobora kumvira rimwe, ariko hari bake burya basigarana abandi ariko bakagusigara. Okay, ikintu umuntu yavuga ni kimwe nuko impamvu nifuze ko tuganira kuri iki kiganiro nari nahereye kuri Rore Uwase, umunyarwanda n'umubirigi ariko ufite nationality wavuye mu Rwanda, yavukiye ari mu Bubirigi. Rore Uwase yagiriwe icyizere cyo kujya mu nteko ishinga muri komisiyo yo kwiga ibibazo Ububirigi bwagiye burugirana n'ubukoroni. Abantu barahaguruka ne petitions baramwanga, bamwangira ngo avuka muri abangaba, bagenda bamwangira ubwoko, bamwangira yuko ngo yagize muri ijambo, yabaye muri ijambo mu by'ukuri tutazi nk'umutwe w'iterabwoba, ijambo uretse kwivuga amakosa amwe namwe wenda na FPR yakoze. Baramwamagana pe. Noneho ukibaza uti aho twari tugize umunyarwanda aho kugira ngo tugire amahirwe tumwishimire tumuhurireho, kubera iki tutamuhuriraho. Ejo ngira ngo nejo Cardinal Kambanda baba bamushyiriyeho petitions zivuga yuko basaba papa ntacyo byahindura, ariko byibura babwire papa amenye ko yikururiye ishyano. Icyo bamushinja nawe ngo nuko yari maneko wa FPR. Mbonye ku giti cyanjye uko muzi nabivuga, ngewe yaje kutwigira yatubereye prefet des études mu seminari, ariko bivuga ko yigeze kwiga Uganda, aza guhabwa ubupadiri hano mu Rwanda na Papa Yohani Paul wa kabiri. Kuba rero ari maneko wa FPR cyangwa atari maneko wa FPR ibyo simbizi, sinanabijyamo pe. Ariko nk'ubu twari tugize amahirwe yo kwibonera umukardinali, ariko urasanga abantu bamwe bitabashimishije, bagashimishwa nuko yahomba. Nuvuga ngo ni tugabane niwanga bimeneke, niko abanyarwanda bagiye kuzajya biberaho, nta munyarwanda. Kandi ibyo byose bishingira ku bwoko. Rore Uwase icyazira cyari gikomeye cyane, nubwo bareka ntituvuga ubwoko, abarundi bo barabikemuye bo banabwivugira. Rore Uwase bivuga yuko ari umuhutukazi. Kambanda we byaranagaragaye ko yapfushije abantu mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi, bivuga ngo n'umututsi. Genocide yakorewe abatutsi yabaga mu Rwanda. Rero kanuza nkongeraho abantu batazaba bagira ngo genye bivuga ngo genocide yakorewe abatutsi, siko nge mbyita. Nge mbyita genocide yakorewe abatutsi yabaga mu Rwanda. Kambanda ubwo ni bene wabo, ariko nawe ko ntago yabaga mu Rwanda. Urwo rwango rero rushingiye hehe? Urwango rushingiye ku Ukuri Mbona ntago kwigeze kwigaragaza. Habuze Ukuri Mbona kwarabuze. Nuvuga ngo mu gihe ibintu byose tuvuga nta kuri kurimo, nta kintu tuzageraho. Mu by'ukuri muri abanyarwanda ntago bigeze babana neza. Hariho ibintu byitwa ubucakara, aho umuntu yaguhakaga akaguha inka, ukamukorera ibintu, ukaba witeguye kuba wanyagwa. Washaka kuba washumbushwa nuko wanyagwa. Wenda n'ubu bishobora kuba biri gukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Bampaye akazi barakanyaga ko navugishije ukuri, urumva. Ariko ibyo bintu byarabaye, aho wasangaga abantu bavuka bakazarinda bapfa ari abacakara b'indi miryango. Ibyo bintu byavanyweho na leta y'abakoroni, nubwo bayishyiraho ibyaha byose yaragerageje, bivanwaho n'umwami Rudahigwa. Aravuga ati mugabane izo nka,
izo nka umuntu arinda kugokera ibyigenda gute. Ibyo hazamo 5 9 abatutsi bamwe barabahungeta babaziza ko ari abatutsi, abandi namwe bo bitwara nkaho aho bambariye inkindi banga kuhambarira ibicocero, barahunga atari ukwenda abantu binamenase, ahubwo ari ikibazo cyuko batagihaka, bashubijwe hasi. Ibyo bintu ntabwo abanyarwanda babivuga kandi nibyo bikeneye ko bigomba kuvugwa. Ubwo bagira ibitero bimwe aho bitwaga ingangura urwo yiyemeje kuba ingenzi bivuga inyenzi, abaratera ibitero birapfa. Ariko aho Uganda ifatiye ubutegetsi kubwa Kaguta, hari harimo abanyarwanda benshi b'impunzi z'abatutsi bamufashije, barimo barwigema, barimo Paul Kagame n'abandi bashoboye gukora igisirikare. Habyarimana bamushyira mu cyo bita naivete, bamwumvisha ko batazamutera, baramubeshya. Hari igihe bigize kumubeshya rwose. Oye, ni ndawe wambitse amapeti, urwigema bamwambika amapeti, se yamwambitse ariko yari ahari. Ibyo turabibona kuri YouTube. Baramubeshye ndetse yaranabafashije. Habyarimana yarabafashaga kuko yumvaga tumva Obote, barwanyaga Obote. Hagati aho rero turagaruka ku bintu by'abanyarwanda. Abanyarwanda b'intambara yateguwe yo muri 90, tujya tuvuga ngo genocide yarateguwe cyangwa ntiyateguwe. Ibyo ngibyo biterwa n'aho umuntu ahagaze. Genocide mu Rwanda bavuga ko yateguwe, ariko urukiko mpanabyaha rwo rwemeza yuko babuze ibimenyetso by'uko yateguwe. Ariko intambara yo muri 90 yo yarateguwe, ifite amasasu, bagomba kurasa, bararashe, bashakaga ubutegetsi. Icyo bari bitwaje ni demokarasi. Ubu se twavuga ko demokarasi hari? Mu by'ukuri ibyo bavuze nibyo, ariko ibyo tubyihore. Turashaka kugira ngo tumenye abantu bangana gute. Ubwo hagati aho ubutegetsi bwa Kayibanda bwakoze amakosa akomeye yo gukandamiza abatutsi babaga mu Rwanda. Nuvuga ko abatutsi babaga mu Rwanda nibo babaye victime y'ibintu byose bibaho. Abatutsi barakandamizwa bazira bene wabo. Nuvuga ngo iyo Kayibanda amenye ubwenge yari gufata abatutsi bo mu Rwanda akifatanya nabo, kuko nabo benshi ntago bahakaga cyane. Abenshi bari basigaye no ntago bari abantu babatwari, ariko nabo barabatwikiye, barabiciye. Habyarimana agiyeho cyakoze azanye tuzeho gatoya, abatutsi bamwe banamirirwa neza rwose. Ntago twabisha yuko bakaje guha ko ariko bazamutse barwigara mu bucuruzi. Icyo batakubonye ni mu ngabo nabwo hari harimo ruhashya umututsi umwe gusa ngo mu bakoroneri. Ariko ubwo turi kuvuga ibya kano kanya nabonye ejo bundi berekana abasirikare b'abanyarwanda baba generali 46, nabo nabonye hari bavuga ko bashaka ko harimo umuhutu umwe, simbizi neza. Ariko urumva byenda kumera kimwe, ngoma zose zirasa. Ariko twikomereze noneho. Habyarimana we yabaye nk'uwatanze agahenge, aranashukwa nyine n'abari Uganda, bageraho baramutera. Mu kumutera byabaye ibibazo bikomeye. Turibuka ibizo bita hari abantu batibuka yuko habayeho impunzi mu Rwanda nyinshi, ndetse 1,000,000 Nyacyonga hari 1,000,000 y'abantu bavanywe mu byabo n'intambara, kuko inkotanyi icyo gihe zirasa ntabwo zarasaga amashaza, nta nubwo zari zizi guhagarika genocide. Tuvugikane guhagarika genocide byavuga 94, ariko muri 90 zashakaga ubutegetsi ntabwo zahagarikaga genocide, ko nta genocide yabaga. Urumva inkotanyi 94 indege y'umukuru w'igihugu Habyarimana n'umukuru w'igihugu w'u Burundi iba iraguye, ibimbarutso abanyarwanda cyane cyane ubwoko bw'abahutu birara mu batutsi, kuko barabica kugeza ubwo ntabwo byitwaga genocide. Byabanje gufata igihe, abazungu bibaza ngo ni ibiki. Ahari abamarine bari za Burundi b'abanyamerika bananiwe kuza gutabara. Ariyo mpamvu ugiye mvuga ngo nanga Bill Clinton, ko Bill Clinton ashaka ko yari mu mugambi. Mu by'ukuri byigeze no kuba yuko ingabo za Habyarimana zisaba zo kugabya zisaba seserufi baranga. Byigeze no kuvuga yuko muri FPR banditse baruwa mu kwezi kwa 4 cyangwa mu kwa 5 ivuga yuko genocide abapfuye bamaze gupfa, nta muntu ugomba kwitambika imbere, ko nta butabazi bakeneye. Ariko abantu barapfuye kugeza mu kwa 7, ariko abo nabishwe n'intera hamwe. Ubwo abishwe na FPR bo ibyabo byo ni ibindi.
hagati aho rero ikibazo cyabaye he, ayo mateka yose twanyuzemo twabuze gacaca nyayo y'ukuri. Habayeho gacaca, habayeho ubutabera twakwita sansineke, nuvuga ngo ni ubutabera bw'uwatsinze ku watsinzwe. Uje ugasanga umwana yaryamye hejuru undi ari kumutera amangumi, ukaba barangura uri yateraga amangumi arongera agapompa undi mwana ingumi. Niko biba bimeze. Wari uri gukubitwa arongera agakubita. Iyo haza nk'umuryango mpuzamahanga cyangwa akabamo abanyarwanda nka ba Décimos Tutu, ariyo mpamvu tuvuga tuti nabo bantuza bakambanda bagizwa ba karidinari batwereka ibitangaza bitange, kiliziya yunga abantu, abasenyeri bayo bagweza gakurazo bibuke ibiki byose. Nuvuga ngo Décimos Tutu ibyo yarabikoze. Muri South Africa byarabaye aho haines nubwo yari maze gutsinda yiyunze na apartheid n'abayizanaga apartheid, bose bavuga ibibi byose bagiye bakora n'ibyiza, ariko nta bwiyunge bwigeze bo mu Rwanda ngo bavuge ibibi FPR yakoze. FPR yitwaye nk'umutagatifu gusa. Kuva ubwo rero hari urwango ruri hagati y'abahutu n'abatutsi, ndetse bakaba baranabihishe. Rimwe na rimwe ugasanga no guhisha ubwoko rimwe na rimwe bifite ikindi kintu bihisha, kuko mu gihe cyose uzavuga ko nta bwoko buhari, aho kantu abantu badukurikiye babwumve neza. Ngenje bavuga yuko buri umuntu wese wakoresheje ubwoko n'utarabukoresheje bose ni bamwe. Ahora kumva uri kukumva neza. Nuvuga ngo umuntu wakoresheje ubwoko nk'abahutu bakoresheje ubwoko bakavuga bati dufite 85% by'abahutu, mu gisirikare ni 85%, mu mashuri ni 85%. Ibyo urabidefanda bikemerwa, ariko ushobora no kuza ugahisha ko ubwoko budahari bitewe n'ubuke wenda bwanyu. Noneho ikintu wakora ni igiki, ugasanga ibigo byose byitwa bya JGB, RDB, RGB, Rwandeya, la byose birimo abantu wabaza uti ko wenda kumera kimwe ngo ngo wizane ibibazo by'amatiku nta bwoko buhari, kandi ubonye ko hari ukuntu byenda kumera. Wabyumvise? Ngibyi ku bintu bimeze. Mu by'ukuri rero nta rukundo rwigeze ruza mu bantu, habayeho ubumwe n'ubwiyunge buri force. Abantu bamwe bategekwa kwemera ibyaha, ibintu birarangira. Kugeza ubwo nibwo rero ubona inzangano, kutumvikana ubibonera cyane cyane muri social media. Social media irabigaragaza mu makomanteri, abantu baratukana, abantu bahana ba nyina na base, abantu barabambana, abantu baritana abandi ko babaye intumbi bapfuye. Kubera iki? Ni umujinya ubabungamo. Ntabo twabuze umuntu w'intwari. Shimire igihembo cyitiriwe Ingabire Victoire cyahawe Kizito Mihigo, niwe wenyine mbona mu banyarwanda wari wagerageje kumvisha impande zombi nk'umuhanzi, ariko yari yagerageje. Ariko nawe niko batagatifu bamera, yarigendeye. Ubwo rero muri make nguko uko je mbibona. Ibi bintu se bizarangira bitikarasi, bizarangira bite? Kubera ko urumva neza, iyo byumvishije neza wumva ko hari ikintu cyagiye kiza kigasa nkaho gikuye kigahinduraho gatoya, kuko n'ubwo ngo ushobora no niba unibuka neza watwibutsa bimwe mu bintu FPR yashinjaga leta ya Habyarimana, ivuga iti ibi bintu turabyanze. Harimo demokarasi wakomojeho, wanavuzeho, hari ibindi ariko ushobora kuvuga uti ibintu. Yaranavugaga yuko abatutsi bakandamijwe. Ibyo ni ibintu yaje bivuga iti abatutsi barakandamijwe mu nzego zose, kandi byari ukuri koko. Ariko se ubu ngubu koko uretse ko batuje kuvuga ubwoko, bavuga yuko noneho ubu ngubu bashobora kuba bataranarengereye. Urumva hari ibintu byinshi bagiye barega Habyarimana. Buriya nibyo byumvura aririmba ngo demokarasi irahenda, gusa ari igihe ureba ugasanga bose benda kumera kimwe. Gusa ikintu kimwe nabonye bakurikiye, ikintu kimwe FPR ifite igenderaho ni ikintu Kizito ndamukunda cyane, yarabivuze ati genocide yakorewe abanyarwanda niba abatutsi niho musaraba w'uru Rwanda. Iriya genocide itabariwe ibintu byinshi bitari kwitwazwa. Nuvuga ngo igihe cyose umuntu avuga ibintu nk'ibi ngibi, genocide nicyo gikuta bagukinga mu maso. Ufite ingengabitekerezo ya genocide, wahakanye genocide, uri umugenocideri. Nuvuga ngo ushaka wese ubukuri n'ubumwe n'ubwiyunge
ushaka kumvikanisha ko abantu bose ari bamwe baremwe mu ishusho ry'Imana, umuntu ari nkundi, iyo ibyo bintu bizanye uhita uzana ibintu ngo bya jenoside, ubangamiye inyungu za bamwe mu ingengabitekerezo ya jenoside. Uravuze uti wenda abantu bishwe mu gihe cyo kwihorera nabo nibishyurirwe nk'uko farije yishyurira abantu, ukahita wumva nguzanye ingengabitekerezo, ahubwo bihuriye he n'ingengabitekerezo ya jenoside? Kuba ko hari n'abandi bapfuye, icyo ni ikibazo gikomeye uru Rwanda rudashobora kumva, cyane cyane ko abicaga abarwanaga batarabatagatifu kandi intambara bari barayiteguye mbere y'igihe, imbere icyenda na kane bavuga ko bahagaritse jenoside, ariko hari intambara yari yaratangiye mbere ya byose, intambara yari igikomeza, bubuye intambara. Wenda objectif ngo ari guhagarika jenoside, ariko ntabwo bakoreshaga amazi y'umugisha. Urumva nicyo kibazo. Urumva rero ubundi se ubu ngubu sibyo, wenda nk'uwavuga ati Karasira wenda habigishwa nuko hari abe nawe yabuze, mu bandi banyarwanda hari abandi bantu bahari bashobora kuba bahuje icyo kibazo, batabona ibintu byakozwe nka babyumvikanyeho. Abanyarwanda baruzuye, abanyarwanda babonye amahano ku mpande zombi barahari kabisa. Nuvuga ngo abanyarwanda bamwe abenshi barikunda, uzashiduka harimo abanyarwanda baje bahungutse, abanyarwanda baje bahungutse ndabasuhuza cyane, bari barahuye n'akarengane, bahuye n'akarengane kuko ubuhunzi buraryana cyane. Ariko 94 sinzi ko wenda harimo bene wabo bahuye n'ibyago, ariko si cyane, bo baje bitahira, mu by'ukuri baje bataha, baraza bajya mu mazu, abandi bari baravuyemo barabohoza, niko babyitaga. Ibyo bintu byarabaye, baje bafite n'amafaranga, nta kintu babona ari imyanya myiza, bahita bawokipa imyanya myiza. Abo batandukanye n'abacika cumu, wasigaye ari umwe rukumbi, yarataye umutwe, yarishwe na depression, yinywera amayoga, yinywera amatabi. Abo barahari, abo banyarwanda barahari, ryaguye gusa agahinda kabo kari ku mitima ntibabivuga. Ariko muganire, abanyarwanda bababaye baboni benshi, ni nk'abademobu. Hari abademobu nabo ubu ngubu muganira, yakubwira ibibazo bye ukumirwa, ugasanga asigaye akora akazi ko kumesera nk'abantu. Nge naramwiboneye igikondo, mudemobu asigaye amesera abantu. Bose urumva ni ibintu bitoroshye kabisa. Ariko ikintu cyose cyabuze muri twebwe ni ukuri, habuze umuntu wakwitanga, ukunda u Rwanda, ukunda igihugu kuruta ubwoko bwe, cyane cyane kuruta aho yaturutse no kuruta inyunga bibonamo. Kuko biroroshye gukoresha jenoside kugira ngo wigezeyo victoire, ntimwiyamamazanye. Biroroshye gukoresha jenoside kugira ngo wenda ufunge theoniste. Biroroshye gukoresha ingengabitekerezo ngo uretse ko ubuse nka Deo Mushayidi we wanamushyiraho iki kibazo, ni nyakamwe n'inkange Deo Mushayidi. Ubuse urumva ni ikibazo gikomeye. Rero ukuri kwarabuze muri iki gihugu, ugasanga ikintu gihari nuko hari abantu bakeya biyitiranya n'igihugu, barangiza kwitiranya n'igihugu, uje mu nyungu zabo wese bakamwigizayo bakoresheje ibintu binyuranye, cyane cyane harimo jenoside yakorewe abatutsi babaga mu Rwanda, ndetse ko bayita jenoside yakorewe abatutsi. Iyo urebye ubona ibintu bizatuma habaho impinduka, uburyo buri muntu wese uzagira igihe twumva Karasira avuga ati noneho nta mpinduka, kuko systeme turimo yagiye ishiramo abantu ibintu by'urwikekwe n'ubumaneko. Ugasanga umuntu araneka mugenzi we, umwana araneka se, saraneka umwana. Ngira ngo simbavuze kumugaragara, ariko murabazi bamwe mu bayobozi bagenda bakabuma nama akomeye bagataranga banyina ngo bavuze ibi. Urumva se ukuneka nk'uko kurenze, urumva uzavuga iki? Ni igiki? Ubundi ibintu ukuri kuva mu miryango twabwirana, ariko umugabo wiyubashye aragenda ku karubanda ati mama yarihisha arambwira ibi n'ibi, kandi ugasanga ibyo yamubwiye byanashoboka, ahubwo urebe igitangaje aho kumva arabivuze. Uvuga ngo twabibwe mu rwikekwe, ni ukuvuga ni ukuri Sekibi yatujemo, sinzwe izatuvamo, ni Sekibi. Hashobora kuba nka mechanisme de defense yihe yo kuvuga ati wenda bitazaba, reka mbivuge kugira ngo abazabikora bajye bigengesera kuko nabivuze. Bacinya inkoro mu buryo bwinshi, nyine ubwo ngubwo wabona niyo ngo yari strategy, ariko ntabwo yubahisha umuntu, iguhesha amafaranga menshi, ukaba wabona amafaranga ariko nta cyubahiro ufite. Kuko nkeka buriya jewe uje ukambwira ibyo nyoko yakubwiye, ndi umuntu uri seriye, mpita ngufata kuri fo.
nubwo waba umvuzeho ari jye ubwiye ndagushimira ko umpaye amakuru ariko ku wundi ruhande nkavuga nti ubusuriya ko nyina yamwonkeje akabaje akamuha amakuru ngewe umuha za miliyoni zingahe bihwanye n'ibere yamuhaye kubona mwandagaza mu bantu so biravuga rero nta kuri dufite ukuri kwarabuze habayeho n'abantu babi bitambo ngo bavugishe ukuri buri muntu wese akurura yishyira cyane cyane ibintu byatubayeho nk'ubu ngubu hari jenoside yakorewe abatutsi babaga mu Rwanda iyo iremewe ku rwego mpuzamahanga ariko ntibibuza yuko hari n'abarekerama jenoside yakorewe abahutu ibyo biravugwa ku mbuga nkoranyambaga hari abavuga mapping report nabyo biravugwa ni ibyo gusuzumwa si ngombwa ngo Karasira ngo ubwo yabivuze ngo nawe ngo nabivuge ngo nabyemeze ngo natabyemeza ngo ntari amafaranga tuzamukatira oya ngiye jenoside yakorewe abahutu zidede sindi umuhutu ngewe ntayo nakorewe ngewe wenda n'abatutsi bishwe n'abatutsi bene wabo ariko ntago ugenda yikorewe nk'umuhutu rwose bambabarire ahubwo wayikorewe nyine nawe navuge bamuha ijambo hano ku mubavu nazi avuge nundi avuge ibyo rero bizagira icyo bizatugezaho abantu bavuge bature kuko urahisha ibintu n'ubundi ukazicwa n'agahinda kabyo ariko urukundo kera abanyarwanda bagiraga mbona bizaba inzozi kugira ngo rwongere rubeho aho umunyarwanda yagendaga akarara ahantu batamubajije umwirondoro uragira ahantu bakahita bavuga ati jya ku mukuru w'umudugudu bakwandike ibyo bintu kera ntago byabagaho urumva ibintu byo kurebuzanya ijisho rya rubanda ijisho ry'umuturanyi ibyo bintu ntago byabagaho rwose mu by'ukuri rero kiretse se kubana nabi kwacu nibiba hari ikintu bizadiraho bikatugezaho bikatwereka yuko hari ingaruka twese turi guhomba noneho twese twagera tukisubiraho tukavuga tutireka twigarukemo noneho ariko ubundi ugiye kureba usanga nta cyizere ise kibi yadutashyemo ariko wenda reka turebe igihugu kivuga igihugu kikubwira ko gifite komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge igihugu kikubwira ko gifite komisiyo yo za CNLG igihugu kikubwira ko gifite iyo gifasha abacitse ku icumu rya jenoside nubwo wavuze uti wenda abapfuye muri ubu buryo ariko nk'urugero ntawe bigize bakurikirira njye nta kintu na kimwe iyi leta yamfashije kabisa ntacyo na kimwe niyo babona uriya murumuna wanjye yataye umutwe ni ukuberayo nta kintu na kimwe bigeze bamfasha rwose naba nkubeshye nta kari gaciyemo none turebe ese ko bavuga bati oya ziriya za CNLG nazo twazijyaho na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ziri ujya kubona ukabona icyo bashishikarijwe nacyo ni ukwamagana Rwandais ni ukwamagana Jambo News ni ukwamagana Victoire final umuntu ari ukwamagana abarwanya FPR mu by'ukuri CNLG komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge kuri jewe mbyita FPR ngiye mbona ari FPR baba bakorera nta kindi no umwanzi wese wa FPR umwanzi wese ndako si umwanzi umuntu wese uvuze ko FPR hari amakosa yakoze nibo bantu bafatiye ya mbere ngo abo bantu ngo baraturokoye ngo ibiki n'ibiki ukibaza niba barabarokoye se bivuga ko baticaga abandi bantu ku rundi ruhande wenda niko bimeze umuti reka twese oya reka twese tugende duhemukirwa jewe niwo muti mbona nta wundi muti mbona rwose umuti reka abantu bagende bahemukirwa uruva nk'abacika cumu ubu nyuma y'urupfu rwa Kizito hari icyo bungutse abenshi nsko hari ubwenge bamenye urumva ntago ari ibintu byo kubeshya abandi nabo bari kugenda bamenya ibintu za ba Judiriva barandika ibitabo ba Sharirona barandika ibitabo ntawuza tuburuka kuri internet turabisoma finaluma rero hari gihe uzajya uzutera umuntu igipindi ubone ntago kiri gufatika ndahura n'umumotari nkamutera igipini n'ibintu bimeze neza ati wapi niba batari maneko ariko se ko abamotari bose numva bose baba babaye ubwo uruva ni sample nifatiye urumva ni ibintu rero bikwereka yuko hakenewe yuko abantu bose babanza bakababazwa bagakanguka none bakazivugira uburenganzira bwabo ati ndakwiyamye winteranya na kanaka uranteranya na Rore wase uranteranya na Rore wase ngo ni mwamagane antwaye iki ni wowe ufite icyo ntwaye wowe wansenyeye uranteranya na Kambanda Antoine kwa bakaridinari antwaye iki ni wowe ungirira ubugome ni wowe wanyiciye muri jenoside none tumenye abanzi nyabo tugomba kumenya abanzi nyabo ngira ngo tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye nagira ngo
ugira ubutumwa ugenera abantu kuko byanze bikunze bifite ukuri, hari ukuri uba ubona uba ushaka no kugeza ku bantu buri gihe ufashe mikorofone, hari icyo ushaka kubwira ku bantu, wenda tubigarukeho, ariko mbere yaho yuko tugenda nagira ngo ubwire nk'abantu baba mu nshingano bakazifata nk'ingororano, ugasanga umuntu yagiye mu kazi ariko kubera ko hari umuntu amubwiye ati ni inyungu ushyizemo, ugasanga ntagiye gukora wenda ngo amubwire wa wundi umushyizemo amubwira ati wenda mfasha ba baturage bariho dukorera kuko wenda yaba yaranatowe nabo, aho ugasanga agiye gukora nk'ingororano hawe, ugasanga amabwiriza yose agiye gukora mbese wa muturage ntamwiteho. oya aho niho nyine usanga ubwisanzure budahari, demokarasi idahari, kuko icyo gihe abaturage nako abayobozi baba barenze kuba abayobozi, bakumva ko ari abategetsi, bakumva yuko bagomba kurenga ku mategeko. Ibyo bintu birahari, turababona biha n'imirimo badashinzwe, turababona bamwe biha kujya ku matwita bagacinya inkoro ku bandi, bakabambisha abantu kumva avuze ijambo kuri kanaka, ejo bundi kanaka arapfuye, avuze ijambo kuri kanaka, ejo bundi baramwirukanye. Bariya bose baba barihaye inshingano zitari zo kugiye kureba nk'ibintu baba postinga cyangwa ikintu biba bihuriye n'akazi kabo, no kwigaragaza n'ibikini, naho havamo gushyanuka, niyo rero havamo no guhakwa cyane. Ko buriya guhakwa, uwo muco wo guhakwa turafite kuva kera. Ino birambabaza iteka iyo bavuga ko abazungu aribo batuzaniye amoko bakanatuzanira amakimbirane, nukubeshya. Ntago abazungu basaze ibyo bintu biriho, abazungu basaze ku rucunshu ibintu byaracitse, abazungu ahubwo baje babikaruma, abazungu baje babikaruma, ahubwo aba abazungu banyaze niba ubu bafite systeme bakunda kuvuga bati abazungu batugiriye nabi, ariko nta kintu abazungu bakoze shyashya kuko baje ari abakoroni, ariko ibyo ari byo byose bari civilize kuturusha, hari ikintu baje batwunganiraho, bafite imyenda n'amategeko. Buriya abazungu bubaha n'amategeko, ntabwo ari nkatwe. Uzareba umuntu wafunzwe ino n'umuntu wafunzwe nka Bamandira afunzwe imyaka 27, bamugabe bafunzwe 10 n'ingahe, ureba uburyo bafunzwemo, kondisiyo zabo zitandukanye nuko umwirabura mugenzi wagufunga ejo mu myaka 2 ukaburwaye igituntu ukabubaye impumyi. Urumva abazungu ntibakabashuke. Rero icyo navuga wenda ndi gusoza ni ibyo byose, twirinde ibishuko, twirinde abantu badushyira mu kigare. Wowe wirinde cishwa, kanaka n'umwanzi wanjye simukwangishe ngo nawe umwange. Ibyo nibyo bintu byatwishe, ugasanga abantu nkaba naba hari inzangano zigishwa abantu nabacika cumu, batangiye kumvisha ko umukanaka ngo atari umucika cumu, ngo ashaka kubazanamo genocide. Ukumva abantu basebeje nka Ingabire Victoire, uwo nita Tantine, umudamu mwiza ntari nabona wanaha kino gihugu akakiyobora, kuko ibintu byose yabirenze. Ugasanga abantu baritwaza faiblesse abandi bafite, kuko bahuye babaye impunzi, ngo arashaka kubasubiza mu buhunzi. Murebe neza umwiyamuti, wowe uri kumbeshya, uri kurya umutungo w'igihugu witwarira, unshuka ngo nangane na kanaka kugira ngo nkore mu rujijo, unkorere brain washing unyuze mu bwonko. Ni ibyo ngibyo abantu birinde, ababashuka muri za munyangire. Wowe urebe inshuti yawe, yaba umutu, yaba umututsi, yaba umutwa, yaba wavuye umusajya, yaba wavuye umujepe, yaba wavuye Kongo mu Dubai, yaba iki, urebe mumariranye iki, kurutuza akakubeshya ngo kanaka ngo arabifuzaho ibintu bibi, kandi wenda ari wowe uri gushaka kubashyira mu mababa yawe ngo bafate matekwa. Ni nk'abantu bafashwe matekwa na za FDR babuzwa gutaha, kandi wenda bo ntari ikibazo bafite. Urumva barahari nino, hariho abantu benshi bafatwa amatekwa, ugasanga uri umurescapé ariko bari kukungisha abantu ngo bazazana genocide. Abantu b'inyangamugayo, abantu badafite ikintu batwaye, ugasanga abarescapé bose bashyize mu gatebo kamwe, ariko byiburi bya Kizito bishobora kuba ari n'ibyo byatwigishije. Wenda reka dusoreze kuri aka kantu, ubona u Rwanda rukeneye umuntu ufite imyumvire yarenze ibintu by'amoko, cyangwa yarabikora? Oya, bisaba nuko wenda ngiye kwivuga hari, bisaba umuntu wahemukiwe n'ayo moko yombi, kuko ari amoko yose yarahemutse. Bamwe bigira abatagatifu, ariko waragize ibyago ugahemukirwa n'umuhutu, wakubitana n'umututsi nawe akaguhemukira, uhita ubona ko bose ari bamwe. Icyo gihe waza ukunga neza kabisa. Niba wariciwe n'abo bantu bombi, ndakubwiza ukuri,
wakunga abanyarwanda. Ariko utarahuye n'ibyo iteka uba uri ku ruhande rumwe, uraba uri umuhutu ukavuga uti ba jenoside bavuga ko badukoreye jenoside nubwo batari bayemeza, ariko ugakubita agatoki ku kandi. Umututsi nawe akavuga ati badukoreye jenoside nubwo twe babyemeye, bagashyiramo n'imfashanyo bariya bene se bahinzi ibiki n'ibiki. Haza bumwe n'ubwiyunge nabwo bukaza ari nk'itegeko, bagategeka gutanga imbabazi, ubundi imbabazi zigomba kuva ku muntu, ukabona byose bibaye nk'amategeko. Ngewe mpamya yuko umuntu uzatuvana muri ibi bibazo ni uwahemukiwe n'impande zombi. Uwahemukiwe n'impande zombi niwe wavukire muri ibi bibazo, nta kindi kabisa. Murakoze cyane umubavu, n'ikindi gihe muzanshakira tuzaba turi kumwe.